cyatangiye ari umuryango w'ubumwe bw'amahanga gizwe n'ibihugu 33 kiza gusimburwa n'umuryango wabibumbye muri 1945. Uyu munsi ni uyoboye isi, akaba noneho ariyo nyamaswa iri kuvugwa. Niye mpamvu cyiswe igishushanyo kiriya nyamaswa imitwe 7 n'amahembe 10? Nuko abagishinze cyangwa se abashinze umuryango w'ubumwe bw'amahanga ni bamwe mu bagiye bayobora bya bihugu twabonye ari byo, ni ibihugu byagiye byishyira hamwe, ariko igikomeye bawuhaye ububasha n'imbaraga bwo gutegeka cyangwa se bwo kugira ngo utegeke nk'aho ari leta yigenga. Urugero, nk'iyo bohereza ingabo mu bindi bihugu kujya guhosha intambara, hari ibyemezo byinshi bafata nk'aho ari igihugu. None guhabwa umwuka ngo uhumeke, iki nicyo gishushanyo cyavuzwe, akaba nacyo kigaruka ari inyamaswa itukura ifite imitwe 7 n'amahembe 10 kandi yuzuye amazina yo gutuka Imana. Igaruka ivugwa mu gice cya 17 aho Yohana noneho yabonye maraya ayicaye hejuru. Uyu muryango rero bya bindi wiyemeje kuzakora ntabwo wabikoze, kuko turabona intambara hirya no hino mu bihugu, ariko se uruhande rw'Imana rw'urusigiye ndi ko Imana ari yituma n'abaho. Imana niyo iguha umugisha mu byo ukora. Kubera iki Imana utayiha umwanya? Imana ikeneye umwanya wawe mu buzima bwawe, kuko kutagira Imana egare gupfa kandi uhagaze. Ariko umwana w'umuntu nagaruka, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Twongere tubasuhuze inshuti bene data mwese muri hirya no hino aho mushakishiriza ubuzima mu bihugu bitandukanye, abari ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Amerika ndetse na Oceania. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu mwanya tugarutse mu nyigisho zacu ijambo ry'Imana. Iki akaba ari ikiganiro igihe cyanjye mutegurirwa na Revelation Ministry, mukakigezwaho nanjye ikingine Jarek. Hanyuma ngira ngo murabizi ko tumaze iminsi turimo turiga igice cya 13 cy'ibyahishuriwe Yohana, aho turi kwiga inyamaswa ebyiri zivugwamo ndetse n'igishushanyo cy'inyamaswa kivugwamo, tukazasoreza ku mubare 666 uwariwo, uburyo uri gukoreshwa n'abo uri gushyirwaho n'inzira binyuramo kugira ngo bashyirweho. Twababwiye ko ari ibintu bitandatu tuzaganira. Umunsi twatangiraga kino gice cya 13, icyambere twavuga ko tuzabasobanurira iriya nyanja inyamaswa zamukaga ivamo, icyo twarakize tubona inyanja icyari cyo. Icya kabiri dukurikizaho none iriya nyamaswa zamuka iva mu nyanja kugira ngo tumenye iyo nyamaswa twifashishije inyamaswa enye zivugwa mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel mu gice cya 7, aho yabonye inyamaswa enye: intare, idubu, ingwe. Uwo ni inyamaswa ifite amahembe 10, nkuko twabonye ko ari ubutegetsi. Twabonye ko intare yari Babuloni, hanyuma idubu ikaba Abamedi n'Abaperesi, ingwe ikaba Ubugiriki, iriya nyamaswa y'amahembe 10 ikaba Roma. Ibyo nibyo twifashishije tureba, kuko Daniel nawe yabonye izira nyamaswa zaravaga mu nyanja. Ngira ngo inyanja twabonye ko ari amoko, amateraniro y'abantu, amahanga ndetse n'indimi, abantu bose batuye ku isi. Hanyuma kubona rero Daniel abona inyamaswa ziva mu nyanja, ubwo nuvuga ngo n'ubutegetsi bwari buvuye muri abo bantu bagiranywa n'inyanja. Na Yohana rero ku kirwa cy'Ipatimo nawe yabonye inyamaswa zamuka iva mu nyanja, bivuga ngo n'ubutegetsi yabonye buzamuka buva mu bantu cyangwa butowe n'abantu. Iriya nyamaswa rero Yohana yabonye, twasobanuye imitwe 7 yayo, tubona ko ari ubutegetsi 7 bw'ibihangange bwategetse isi yose, ariko burongera bugira uruhare mu mateka y'isi mu kurwanya ubwoko bw'Imana, ndetse bunategeka isi yose. Satani ari ubuhaye imbaraga ze n'ubutware. Reka tuse nk'abasubira muri ayo magambo tuyasome kugira ngo tubone uko turi buvuge ibintu ugeze nko kuri 3 nibidushobokera tukaba dufite igihe. Ariko reka dusubire muri cyacu cya 13, hanyuma tugisome tukirangize n'icya 17, twibukiranye neza ibyo twizeho. Yohana yaranditse aravuga ngo, ngiye hagara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisingo 10
no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Umurongo wa 3 aravuga ngo nuko umwe mu mitwe yayo isa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikiye inyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'inyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kuramanga imana amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mw'Ijuru. Ihabwa kurwanya bera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. 9 aravuga ngo ufite ugutwi niyumve. 10 nihagira ujyana abandi ho iminyago, nawe bwazajyanwa ho umunyago, kandi wicisha abandi inkota nawe akwiye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kwabera kuri no kwizera kwabo. Iyi ni inyamaswa ya mbere Yohana yanditse arimo arayisobanura. Umurongo wa 11 kugeza 18 tuhasanga inyamaswa ya kabiri ndetse n'ibintu 7 yagombaga gukora cyangwa se izakora. Navuga ngo niyo mission, niyo mission yahawe iza mu isi kugira ngo yuzuze ibyo bintu 7. Yaranditse aravuga ngo nuko mbona inyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yo yarifite amahembe 2 nk'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Ibintu 7 rero twavuze ko tuzigamo 3. Ibyo bintu 7 ni ibihe rero? Icyambere baravuga ngo itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Nukuvuga ngo izategekesha ububasha bwose ngo mu maso y'iriya nyamaswa ya mbere twabanje dusoma. Icya kabiri izakora ngo nuko izahata isi n'abayibamo ngo baramyiriya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Icya gatatu ngo ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru mu isi mu maso y'abantu. Icya kane ni ukuyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere y'iriya nyamaswa. Icya gatanu ngo izababwira kurema igishushanyo cy'iriya nyamaswa ariko komekejwe n'inkota ikabaho. Icya gatandatu izahabwa gw'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose. Icya karindwi izakora ni ugutera bose. Haravuga ngo nuko itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Marayika wabwiraga Yohana ubutumwa aramubwira ngo aho niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Muri iki gice twavuze ko tuzigama ibintu 6. Icyambere ni inyanja, icya kabiri ni nyamaswa izamuka iva mu nyanja imitwe yayo 7, icya gatatu ni amahembe 10 yayo, icya kane ni nyamaswa yindi izamuka iva mu butaka. Kuki yavaga mu butaka? Ikindi ngo ifite amahembe 2 nk'umwana w'intama ariko bivuga nk'ikiyoka. Kuki ivuga nk'ikiyoka? Aya mahembe 2 twari twababwiye ko tuzayigaho. Hanyuma icya gatanu ni kiriya gishushanyo yasabwe ko kiremwa cyangwa se yasabye abisi kukirema, ngo bamaze kukirema iba ari yigiha umwuka kirahumeka, ngo kandi kimaze guhumeka kicisha abatakiramya bose. Hanyuma icya gatandatu ni uguteraho abantu, ngo abakomeye, abatunzi, abakene, ab'umudendezo, ab'imbata, aboroheje n'abakomeye, ngo azabashyiraho ikimenyetso cy'umubare 666. Ibi rero ngira ngo twize inyamaswa iyo ariyo, twiga inyanja iyo ariyo, tujya kuri ya nyamaswa kabiri turayisobanura, amahembe 2 yayivugwaho, dusobanura ubusobanuro bw'ihembe. Ubundi ihembe risobanura iki mu buryo bwa gihanuzi? Twagiye mu Bibiliya dusanga ihembe risobanura ubutegetsi. Ibyo byose twarabisobanuye. Ngira ngo uyu munsi icyo shaka ko tugarukaho, turashaka kuvuga kuri iki gishushanyo. Iyi nyamaswa yasabye abisi ko kiremwa, cyamara kuremwa yo ubwayo ikagiha umwuka ngo gihumeke. Kimaze guhumeka nacyo rero ngo ikintu cyakoze, umuntu wese utakiramye ni ukumwica. Icyo nicyo tugiye kwigaho uyu munsi. Icya kabiri nuko turi bwige ku cyo duherutse kubabwira, twababwiye ko tuzagaruka tukibabwira tukigisha, ni iki kirebana n'ubutumwa bwiza Yesu yavuze ko nibugera ku mpera y'isi azagaruka. Ari naho tugiye kureba uko bwatangiye, uko bwagiye buzenguruka isi naho bugeze. Turebe aho bugeze.
aha tukahita tubwira noneho n'abantu bazi ko bafite uyu muhamagaro, bahamagawe by'ukuri kuko bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kuko ubutumwa bwose buvugwa ntabwo ari ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, ntabwo ariko bose bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Hari n'abavuga ubutumwa bwiza bw'abantu, ariko noneho rero abahamagawe n'Imana bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwiza bw'abantu ni ukubwira abantu imodoka, kubwira abantu amazu, kubwira abantu akazi, kubwira abantu amafaranga, kubwira abantu ko hari iby'Imana iremye, ko hari iby'Imana ihinduye ku buzima bwabo bw'umubiri. Ibyo byose Yesu yaravuze ngo cyitonderwa, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibyo byose bizazana inyongera: amafaranga, akazi, imodoka, urubyaro, kubaka inzu nziza, kurira indege, diplome ifite amanota meza, kuzamuka ukagira ubwo ugira wenda masters cyangwa se ukagera nawe ugira professor. Mbega ibyo byose Yesu yavuze ko ari inyongezo. Rero hari abantu benshi bajyana ubwo butumwa buri prosperity gospel, ibintu byose bishingiye ku by'isi gusa. Ubwo ni ubutumwa bwiza ariko bw'abantu, kuko nkubwiye ko Imana ikugaburiye, mba nkubwiye ubutumwa bwiza ariko n'ubwanjye. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buza bukura abantu mu isi bubajyana mu ijuru, buza bwereka abantu isi uko isa n'uko imeze, n'uburyo ikibi cyinjiye mu isi, n'uburyo ibyaha byinjiye, n'uburyo umuntu yakosheje agacumura ku Mana, n'uburyo Yesu yaje mu isi akaza gupfira abari mu isi, n'uburyo abantu bakwiye kumwizera bakazahabwa ubugingo buhoraho. Ubwo nibwo butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Hanyuma agakurikiraho kwigisha abantu gukura mu mwuka, basenge, basome ibyanditswe byera, biyirize ubusa, birinde ku gato no ku kanini, hanyuma babane n'Imana mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho bashakishiriza bategereze uwadupfiriye Yesu Kristo ugiye kugaruka, hanyuma bajyane mu isi nziza bateguriye. Ubwo nibwo butumwa bwiza bw'ubwami. Ubwo ntabwo tuvuze navuga ngo turasamarinze, kuko ibi turi kubitegura kuzigisha ese ubutumwa bwiza bw'ubwami cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ubuhe, n'ubutumwa bwiza bw'abantu ni ubuhe. Inyigisho zigezweho muri iki gihe ntiziza prosperity, kandi abantu nizo bakunzi, ariko se hihishamo ubugingo. Jewe ubwanjye urimo urakubwira, Imana yigeze kunyisangira, kandi uwo mwuka wari ugiye kumfata wo kwigisha izo nyigisho. Kubera iki? Abantu benshi gituma bazikunda kuzigisha, ndavuga abavuga ko bigisha, zirimo 6 bituma ukundwa. Abantu bagusukaho amafaranga n'agafaranga, abantu bose bakwishyikiraho, uramenyekana cyane bikomeye, kuko abantu nabo buri kiremwa muntu bafite ibibazo. Abantu barashaka kubwirwa iby'isi gusa, ntabwo bashaka kubwirwa iby'ijuru, ntabwo bashaka kwigishwa ijambo ry'Imana, ntabwo bashaka kumenya ukuri. Ariko mu bintu nzi, niba tuvuze ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, nuko mu bwami nta nzara ibayo. Reka tujye mu bwami bwa hano mu isi. Nk'ubu ngubu kandivugira hano iwacu mu gihugu ndimo, haramutse hateye inzara, ariko ntigatere mu izina rya Yesu. Inzara, tuzi inzara zagiye zibaho, hari n'iyo nzi yabayeho mu mwaka w'2000, aho abantu basuhutse bakajya bamwe bakava mu ntara bakajya mu zindi, bakirirwa basabiriza, abandi bakajya mu bindi bihugu. Ariko ibwami ho byari bihari. Ubwo ndavuga muri presidence cyangwa se kwa perezida. Ni ukuvuga ngo niba inzara iteye mu gihugu, kugira ngo inzara izagere ibwami, izagereyo, abaturage baba bapfuye bashize. Aho ni mu isi. Ariko noneho ubwami bw'Imana, ubwami bw'Ijuru bufite byose. Bufite ibitaboneshwa amaso, bukagira n'iboneshwa amaso, kuko iby'Ijuru n'iby'isi byose ni iby'ubwami bw'Imana. Aha, cyitonderwa rero. Yesu aravuze ngo mubanze mushaka ubwo bwami, aribwo mwirukankaho, aribwo mushaka, ariyo nyota mugira. Noneho nimumara kumenya ubwami, bakabigisha iby'ubwami, ukamenya amategeko agenga ibwami, ukamenya amahame n'amabwiriza yose, ugatangira kubyitondera, ibwami bazakugaburira, ibwami uzambara, ibwami uzaba umuherwe, uzamera neza, kuko nta muntu uri ibwami ujya usonza, wasonza uteze kandi uri ibwami. Nta n'umuntu uri ibwami wambara ubusa, bibaho se? Uyu murongo abantu bakwiye kwicara bakawitondera, bakawiga cyane ijambo ry'Imana. Noneho
twebwe tuba turimo kubaganiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kuko bubitse byose, burimo iby'ijuru ukabamo n'iby'isi, burimo agakiza, burimo ubugingo, burimo amahoro, burimo byose. Tukaba rero tugiye kugaruka ngo turebe ese ubu bwami bw'Imana ubundi buzaza ryari? Ese ni ibihe bimenyetso Yesu yavuze bizaranga ko buje? Nibyo tumaze igihe twiga. Twize buriya butegetsi, kuko Imana yagaragaje buriya butegetsi. Ubundi umubare 7 usobanura umwuzuro w'Imana. Imana ashaka kwerekana ko mu mugambi wayo ibyo yateguye ubutegetsi bw'isi buzayobora isi yose. N'ubuzayobora isi yose, ntabwo ari ubuzayobora ibihugu. Twabonye ko abagiye bayobora muri ubutegetsi ni abami b'abami, uvuga ngo bayoboraga isi yose. Ni burindwi Imana yavuze igaragaza ko nyuma y'ubwo izazana ubwayo mu isi butuma isi igira amahoro. Ariko si iyi ngiyi, ko iyi ngiyi izanayikuraho, niko ijambo ry'Imana tubwira. Uyu munsi rero tujye kuganira gato iki gishushanyo. Uyu mutwe wa 7 wasabye ko kiremwa, cyamara kuremwa ukagiha umwuka, nacyo cyamara kubona umwuka kibaye kizima, kigasaba abantu bose ko bakiramya. Babandi bakiremye, babandi bisi yose bakiremye, uriya mutwe wa 7 ari inyamaswa izamuka iva mu butaka ikagiha umwuka, ngo cyahise kinahindukira kurwanya abari mu isi batakiramya. Mu nyumvire namwe, nibo bakiremye, gihabwa umwuka, none kigarutse kurwanya abantu ngo batakiramya. Iki gishushanyo ni kihe rero? Tugiye mu gusesengura amateka y'isi, ntabwo turi bwinjire mu mateka cyane, ariko ngira ngo dutangira kwiga igitabo cy'ibyahishuwe, twababwiye yuko Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo yahawe iyerekwa ryo mu bihe bitatu. Ibyo bihe bitatu ni ibihe? Yahawe iyerekwa ryo mu gihe cyari cyarabayeho mbere ye, ahabwa iyerekwa ryo mu gihe yari arimo, ahabwa n'iyerekwa ry'igihe cyaguma gukurikiraho nyuma ye, ukaza ukageza muri iki gihe turimo, ugakomeza ukageza ku mperuka y'isi. Niyo mpamvu igitabo cy'ibyahishuwe kizamo amateka, kikazamo iby'igihe turimo, kikazamo n'iby'igihe kizaza. Mukumva turimo turigisha ibyo tuhagaze muri iki gihe, ariko tukongera tukaberekana hari imbere uko hasa. Iyo ni Bibiliya niko ivuga, kubera ihe mpamvu Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Ijambo ryose ivuze ivuga iteka n'iteka ryose, ntigihinduka, ntigivaho, ntigisaza. Iyo mpamvu ijambo rivuye mu kanwa kayo rihoraho iteka ryose. Niba yarabwiye abo muri generasiyo yo mu kinyejana cya mbere, cyangwa katunavuga babayeho mbere y'uko Yesu aza mu isi, ijambo yabavuzeho n'uyu munsi iracyarivuga ku biki gihe, izanarivuga no mu bikindi gihe. Iki gitabo kirareba bigiye cyose. Urugero, Yesaya yahanuye mu myaka 770 mbere y'ivuka rya Yesu. Ubuhanuzi bwo ngubu turacyabufite, kandi ibyo yahanuye byinshi biracyasohora. Yeremiya nawe nuko, Ezekiyeli nuko, baho Badiya, baho se, ibyo bahanuye n'ubu biracyasohora. Nukuvuga ngo Imana rero ivuze, ijambo ryayo rireba bibihe byose, kuko yo ibireba uko ibihe bizabaho, bizakurikirana n'abantu ko bazaga, uko bazasubira inyuma, abandi ko bazakizwa. Mbega byose ivuga ngo ijambo mvuze rizasohora ku bantu bose. Niyo mpamvu rero igitabo cy'ibyahishuwe twigamo amateka, mukumva twizemo ibya nonaha, mukumva twize n'iby'igihe kizaza. Ariko si n'ibyahishuwe gusa, ahubwo Bibiliya yose nyine nuko yanditse, kuko Imana yandikishije ihoraho ibihe byose. Ni nako mu Baheburayo igice cya 13:7 hatubwira ngo, n'umurongo wa 8 haratubwira ngo, mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Umurongo wa 8 akavuga ngo, Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko akiri, kandi niko azahoraho iteka ryose. Bivuga ngo uko yabanye n'ababayeho mbere yacu, n'uburyo yababwiraga bagomba kwitwara, niko n'ab'iki gihe abana natwe, ni nako dusaba ko twitwara nk'uko abambere byagenze, n'abandi bazakurikiyeho nuko bizagenda. Mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, nimurangiza mwigane kwizera kwabo. Tugiye kureba ba Aburahamu, ba Mose, mbega abagaragu b'Imana uburyo babanye na Yesu, babanye n'Imana, niko natwe dukwiye kwitwara. Iki gishushanyo rero ni ikihe? Ni ukuvuga ngo turahera nibuza ku ntambara ya mbere y'isi yose.
intambara yabayeho bashaka gukuraho umwami w'Uburusiya yatangiye muri 14 igeze muri 18. Mu gusoza yashojwe na Amerika n'Ubwongereza nko twabonye ko ari nabwo uyu mutwe wa karindwi wagaragaye ku isi. Ntiwari uzwi. Nibo bashoje intambara bahita bagaragara ari ibihugu bikomeye by'ibihangange biri ku isi. Noneho bamaze kurwana intambara bayitsinze uyu mutwe wa karindwi bigeze mu 1920. Nibo ba mbere bafashe iya mbere mu gusaba abantu ko habaho icyitwa umuryango w'ubumwe bw'amahanga. Uwo muryango nkuko nabibabwiyeho gatoya watangiye ugizwe n'ibihugu 63. Uyu muryango ukaza ukaba waraje wiyemeje ziriya nshingano ebyiri nababwiye ko iya mbere kwari ukubungabunga amahoro, iya kabiri ni ukugira ngo umutekano uze mu isi yose. Mu ntego wari ufite izo ni iza mbere. Kubera iki? Kubera ko hari harangiye intambara y'isi yose. Bakora iki kintu rero nabwo batangiye imipaka yashyizweho mu bihugu hirya no hino ku isi. Baravuga bati noneho rero uyu muryango umaze kujyaho nibwo wategetse ko buri gihugu cyose kigira umupaka wacyo, buri gihugu cyose kagira umupaka wacyo. Uko niko imipaka yaje bashaka kugira ngo barebe ko nta ntambara yongera kuba mu isi. Ariko aha twakwibaza, ese ubundi intambara zarahagaze? Ni ukuvuga ngo uyu muryango w'ubumwe bw'amahanga ibyo wari wariyemeje ntabwo wigeze ubikora. Uyu muryango rero nicyo gishushanyo cyaremwe bisabwe kandi bitewe inkunga mu mizo ya mbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza. Ni ukuvuga ngo guha iki gishushanyo umwuka ngo gihumeke ni ububasha bawuhaye bwo gutegeka nk'aho ari leta yigenga mu isi. Urugero, reka tujye kuri UN y'uyu munsi. UN tuzi ko ari ibihugu byibumbiye hamwe. Numva bageze ku bihugu 100, umuryango w'abibumbye ugeze ku bihugu 190, numva ari na bine. Murumva ko isi yose igiye kurangiriramo. Ni ibihugu byagiye byishyira hamwe, ariko igikomeye bawuhaye ububasha n'imbaraga bwo gutegeka cyangwa se bwo kugira ngo utegeke nk'aho ari leta yigenga. Urugero, nk'iyo bohereza ingabo mu bindi bihugu kujya guhosha intambara, hari ibyemezo byinshi bafata nk'aho ari igihugu. None guhabwa umwuka ngo uhumeke ni ububasha ibyo bihugu byawuhaye, cyangwa se ni ububasha wahawe n'abawushinze bwo gusa nk'aho ugaruka ukabayobora kandi ari nabo bawushinze. Kwicisha rero abatawuramya ni uko ibyo utegetse byose, ibyo ushyizeho byose bigomba kubahirizwa. Urugero, nk'iki ngiki bita ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Umuntu utubarije iki kintu arabizira. Kugikora egare kuramya umuryango w'abibumbye. Ubwo ngarutse ku muryango w'abibumbye ko twateye ku muryango w'ubumwe bw'amahanga, kuko umuryango w'ubumwe bw'amahanga niwo wasimbuwe n'umuryango w'abibumbye muri 1945. Niba mu burenganzira bw'ikiremwa muntu harimo ngo nta mpamvu yo kugira ngo umuntu abangamirwe n'imyumvire ye. Niba umugabo ashaka kuryamana n'undi mugabo, gute wowe ushaka kumubuza ibintu? Kubangamira umuntu nkande uburenganzira bw'ikiremwa muntu. None ababikora bagashyira mu bikorwa icyo kintu, tuve nk'abo batinganye bari kuramya uwo muryango. Niyo mpamvu twabonye ko bari ibi Amerika basabye yuko ibihugu byose bishyigikira iki kintu cyo gutingana. Bivuga ngo ibihugu byose bibyemeza, ibihugu bisinyirira itegeko, abaturage ubwo nabo baba bagiye marega. Ariko abana b'Imana, Daniel yaravuze ngo ibyo bihe nibiza ngabaza Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutware. None ibihugu bibyemeje biba birimo kuramya icyo gishushanyo cyahawe umwuka, biba biri kuramya umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'amahanga wabaye mbere. Uburenganzira bw'abana, uburenganzira bw'abagore n'ibindi.
noneho ntabwo ubundi icyo kintu ari kibi, ahubwo ibikorwa bikorerwa muri icyo kintu cyitwa uburenganzira. Ariko ubundi mujye mwumvira iri jambo sinzi niba abantu bajya barisesengura ijambo uburenganzira. Ubundi aka kantu ngo uburenganzira, kera twajyaga tukiri abana hari ukuntu twiyenzanyaga ku bandi bana, twiyenzanya dusa nk'abarwana, nkaca umurongo hariya, ntamara guca umurongo avuga ngo iyi ni rengarenga, uraharenga ndakumena. Ibyo twarabigiraga nk'abana. Nayo haje ijambo ngo uburenganzira, nyine ni ukurenga inzira nyine. Inzira, tekereza kuba hari inzira wateguriwe ugomba gucamo kandi igufite umumaro, ariko ukayirenga ukajya mu yindi kandi iyo wagomba gucamo ariyo nziza. Uburenganzira. Mu burenganzira bw'abana ngira ngo tumaze ibisizi nyinshi turi kuziga na Pastor Musisi, twabonye ko mu burenganzira bw'abana havuyemo ikintu cyitwa guhanwa k'umwana ku ishuri. Kugeza ubwo abana basigaye biga bagakura bameze nk'ibirara kandi barize mu mashuri, ababyeyi babo nta jambo na rimwe bavuga shwi. Mu Burayi ho twamaze kubona ko i Burayi ho n'umubyeyi wese akabwira umwana nabi bahita bamutwara. Muri Amerika ho iyo umwana arize umubyeyi yamubwiye nabi cyangwa amukubise, baramutwara bakamumaranya imyaka akazongera kumuhabwa. Nuko ngo bamutwaye yongera kumuhabwa agize imyaka 18, niba yarari muri 3 cyangwa 4. Muri bwa burenganzira bw'abana ntabwo umubyeyi yemerewe guhana umwana, kandi umwana wabuze uburere bw'umubyeyi. Niba abandi ubona nko muri Amerika ubona ni ibirara, bamwe bigize abahanzi baririmba bambaye ubusa, abandi bararirwa bacuma ibimogi, abandi bari gutega abantu bakabica, kuko nta burere bigeze bahabwa. Ibyo ni bya bindi cya gishushanyo cyahawe umwuka cyaje gishyiraho, bivuga ngo abantu babyubahirije bari kuramya igishushanyo, abatabyemera baricwa. Mu kwicwa nuko mu bintu byinshi nk'umuryango w'abibumbye washyizeho, iyo bitubahirijwe n'ibihugu usanga bahagarika imfashanyo, bahagarika inkunga, ugasanga babashyizeho iterabwoba. Ubwo ni bwa buryo bwo kwica. Bene data, icyambere mugomba kumenya, igitabo cy'ibyahishuwe cyane kigaruka ku bintu bibiri. Kigarukamo ikintu bita teokarasi. Teos bisobanura Imana, ubutegetsi bw'Imana. Kikongera kigagarukamo icyo bita demokarasi, ubutegetsi bw'abantu. Kuki Imana rero yemeye ko ibi bitanga? Ishaka kwerekana ubwami bwayo, ubutegetsi bwayo, uburyo bwateguriye abantu ikiremwa muntu kuzabaho neza mu buzima bwiza, ariko umuntu yihitiramo ibibi. Ngira ngo murabizi ku Bisiraheli, Imana niyo yarashyizeho ubutegetsi bwayo bubayobora kugeza ubwo ku ngoma y'umwami, ku ngoma ya Samweli, Abisiraheli bisabiye Samweli ngo abimikire umwami, bave muri teokarasi bajye muri demokarasi. Imana yabwiye ngo iki Samweli yaragiye arabwira ngo barimo baragusaba ngo wowe nta buyobozi bwawe bashaka, baha ubuyobozi bw'abantu aba ari bo babayobora. Imana iravuga ngo none uragira ngo bigende gute? Genda ubakorera ibyo bashaka. Ingaruka zose se yaragiye ihura nazo ni umunsi bavaga mu buyobozi bw'Imana bakajya mu buyobozi bw'abantu. Sawuli amaze kujyaho yatangiye kubakorera ibintu bibi byinshi. Noneho Imana ishatse kugaragaza ko ubutegetsi bw'abantu nta cyiza bwigeze buzanira ikiremwa muntu, nta cyiza bwazaniza, kuko nta gakiza karimo. Ikigaragaza ko nta cyiza nuko tubona intambara mu isi zihoraho zijya zishira. Ibihugu byinshi ku isi, buri gihugu usanga gifite intwaro, usanga ikindi gifite intwaro, usanga ikindi gifite intwaro, ugasanga biriyenzanya. Aha rero Imana yagaragaje ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe ishaka kwerekana ko izakuraho ubutegetsi bw'abantu. Yagaragaje ishusho y'ubutegetsi bw'abantu, imaze kuyigaragaza yongeye kugaragaza ko izakuraho ubwo butegetsi ikazana ubwayo buzahora iteka ryose, kandi buzaba ari ubutegetsi cyangwa se ubwami butazahanguka, butazagira iherezo, butarangwamo ikibi, butarimo ibyago n'amakuba, butarimo akaga, butarimo imibabaro. Nibyo Imana yashakaga. Icyitonderwa rero iyo twiga iki gitabo cyitwa Bibiliya, cyane nko muri iki gitabo cy'ibyahishuwe arizo nyigisho turi kwiga, dukwiye kumenya iki kintu cyane, kuko iki kintu umuntu utakimenya aba afite ikibazo.
tugaruke. Iki gishushanyo cyatangiye cyitwa umuryango w'ubumwe bw'amahanga. Umwuka cyahawe ni uburenganzira cyahawe cyangwa se ubushobozi cyahawe n'abagishinze, abawushinze umuryango bw'amahanga. Ni iyihe mpamvu cyiswe igishushanyo cy'iriya nyamaswa y'imitwe 7 n'amahembe 10? Nuko abagishinze cyangwa se abashinze umuryango w'ubumwe bw'amahanga ni bamwe mu bagiye bayobora bya bihugu twabonye ari byo Misiri, Siriya, Iraq, Iran, Ubugiriki, Ubutaliyani ndetse n'abo ngabo mu mutwe wa 7 tumaze iminsi turavuga. Nibo ba mbere bafite n'umuzo wa mbere kuba bawuyoboye. Urumva ni igishushanyo cya buriya butegetsi kubera ko abawushinze ni bamwe mu bagiye n'ubundi bayobora isi, kandi ibyo bihugu byose bikaba bikirimo. Niyo mpamvu ari igishushanyo cya buriya butegetsi, kandi ubwo ntibugihari ntibukiyoboye isi, ariko cyo kirahari kirabuhagarariye. Uyu muryango rero bya bindi wiyemeje kuzakora ntabwo wabikoze, kuko turabona intambara hirya no hino mu bihugu, ubwicanyi n'ubugambanyi. Uko byagiye bigenda kuva washingwa mu 1920 muri 39 Hitler w'Umudage yongeye gushoza intambara ya kabiri y'isi yose. Ni ukuvuga ngo ahangaha Imana ishaka kwerekana ko ibyo kiremwa muntu kiyemeza ngo kuzana amahoro nta muntu ushobora kuyazana, ni Yesu wenyine, ni Imana itanga amahoro. Niyo mpamvu ijambo Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora sintanga nk'uko abisi batanga. Vuga ngo imitima yanyu nihagarare kandi nitinye. Yesu niwe mahoro yacu, naho mu isi ho nta mahoro. Umutekano ushobora kuboneka ariko nawo w'igihe gitoya. Akaba ariyo mpamvu tubwira umuntu wese udukurikiye ukiri mu byaha, ugikora ibibi, kwakira uyu mwami w'amahoro, kwizera uyu mwami w'amahoro, akamwizera, kuko niwe utanga amahoro. Amafaranga ntatanga amahoro. Dufite abantu benshi abo twagiye tujya gusengera abaduha ibyifuzo, bafite amafaranga menshi, bafite ama etage, ariko ugasanga nta mahoro arimo. Shobundi batweretse umuntu wiyahuye kuri etage ya Nyabugogo, iriya etage yitwa Inkunda Amahoro, aparitse lava phone nziza hariya Novomuderi, ajya hejuru kuri etage ya nduva ari ya 4 batari 5, haramanuka arapfa. Ibyo bigaragaza nyine umuntu wabuze amahoro. Amahoro atangwa na Yesu. Niba wowe utwumvisha utarakira uyu mwami w'amahoro, mwizere, va mu byaha urimo, va muri ayo makosa wakoreraga Imana, urababaza umutima w'Imana. Umuntu yaremwe atunganye ariko nyuma aza kugomera Imana. Iki nicyo gishushanyo cyavuzwe, akaba nacyo kigaruka ari inyamaswa itukura ifite imitwe 7 n'amahembe 10 kandi yuzuye amazina yo gutuka Imana. Igaruka ivugwa mu gice cya 17 aho Yohana noneho yabonye maraya ayicaye hejuru. Hano mu gice cya 13 umurongo wa 14 cyaremwe ari umuryango umwe bw'amahanga, ari nukuvuga ngo ni igishushanyo cyaremwe, wararemwe, ushyirwaho, uhabwa ubutware, uhabwa uburenganzira bwo kuyobora isi. Hanyuma mu gice cya 17 Yohana yongera kubona none ngo awita inyamaswa itukura. Uri hariya rero none awugaragaza ari umuryango w'abibumbye. Niyo mpamvu wiswe ngo wuzuye amazina yo gutuka Imana. Hano mu gice cya 13 yaravuze ngo inyamaswa ifite amazina yo gutuka Imana, ariko mu gice cya 17 ho ngo noneho yayibonye iriya nyamaswa yuzuye. Impamvu yashyizeho ngo yuzuye nuko noneho umuryango w'abibumbye watangiye muri 45 ugizwe n'ibihugu byinshi kurenza iby'umuryango bumwe bw'amahanga wa mbere. Niyo mpamvu noneho yabigaragaje ko ari mu bwinshi, wuzuye amazina yo gutuka Imana. Mu buhe buryo? Bitewe n'ibyo byose bagenda bashyiraho, usanga ari ibituma abantu bagomera Imana, bakajya kure yayo, bigatuma Imana ibakuraho umutima wayo. Kuko abantu barushaho gusaya mu bibi bakora ibyaha, niko umwuka w'Imana arushaho kugenda ahunga abantu, ahunga ikiremwa muntu. Imana ntago ibana n'ibyaha.
ngiki gishushanyo rero twashaka kwerekana ni icyo ngicyo. Cyatangiye ari umuryango w'ubumwe bw'amahanga gizwe n'ibihugu 33, kiza gusimburwa n'umuryango wabibumbye muri 45. Uyu munsi ni uyoboye isi, akaba noneho ariyo nyamaswa iri kuvugwa kuko buri butegetsi budahari. Impamvu noneho wiswe inyamaswa nuko wahawe umwuka ugahumeka, utangira gukora imirimo, utangira kwicisha abantu benshi batawuramya. Kwicisha abantu benshi batawuramya ni bwa buryo twabonye ko babafatira ibihano ibihugu bitemeye kugendera mu cyo babasaba. Hanyuma reka dukomeze turebe ikindi, tujye ku cya kabiri twari twavuze. Niki kiranga noneho ko isi irangiye? Aha tuba turi kubereka ko ibyahishuwe, ubu buhanuzi bw'ibitabo byahishuwe niyo ndunduro ya Bibiliya, kandi ibivugwamo nibyo bigaragaza umusozo w'isi. Kubyiga tukiga bino bintu ni ukugira ngo turusheho gusobanukirwa ko ibyahanuwe biri kudusohoraho. Ntabwo tupfa kubyiga gusa, ahubwo tuba dushaka kureba ese ibi birimo biravugwa mu hano byaba biri gusohora mu isi. None se Bibiliya kivuga ko ibi byose gusohora kwabyo ari nako kugaragaza kurangira ku isi byarasohoye. Ibi rero turimo kubyiga tureba kuntu byasohoye hano mu isi, ubuhanuzi mo burasohora, kuko ubuhanuzi rwo bwa nyuma nibugera ku musozo, ubuhanuzi bw'ibitabo cy'ibyahishuwe sizarangira kandi busa nkaho burangiye. Murumva ko ibintu byose tumaze ibisi twiga byose biri hano mu isi, birimo biraba, byarasohoye, biri gukora, byose birimo birasohora. Tugeze ku cya kabiri twavuze kubirebana nuko ubutumwa ngo nimara kugira ku isi yose Yesu azagaruka. Ese ubutumwa bugeze he? Ubutumwa bwiza bwatangiriye hariya Palestina muri Isiraheli. Ubwo tuje kuri rya jambo twasomye ubwo duherukana, Pawulo yandikiye abatesalonike urwandiko rwa 2 ibice 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3, aho yavuze ngo turabinginga bene data kuko kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamutanezwa kwacu kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, nawe mwamo bitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukeye ko ruvuye kuri twe, bihamya ko umunsi umwami wacu maze gusohora. Ntakagira umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana utarabanje kubaho. Ngo mbere yuko Yesu agaruka nuko abantu bazabanza bakimura Imana. Kuyimura ni gute? Ibi twarababwiye ko tuzabibabwira. Icya kabiri nuko Yesu yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 24 umurongo wa 14, aravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko isohora. Noneho tugiye kureba ubutumwa bugeze hehe bugera ku isi yose. Ese ntibwaba bwarageze ku isi yose abantu akaba ari gusohoza buri abahanuzi Pawulo avuze yuko bazayimura? Bwarahageze, ariko abantu baza kwimura iyo Mana yari imaze kugera muri bo. Nibyo dushaka kureba. Bwatangiriye Palestina muri Isiraheli. Iyo tugiye kureba uburyo bwakwiriye muri Aziya, Pawulo niwe ntumwa yakwije ubutumwa hirya no hino muri Aziya, ariko n'izindi ntumwa zagiye zinyarukirayo, ba Filipo, n'abandi bagiye muri Aziya bavuga ubutumwa bwiza. Noneho ubutumwa bwakwiriye Aziya bugera muri Aziya ntoya, mu Burayi bw'Uburasirazuba, muri Turukiya. Hariya hari amatora 7 ariyo Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, Sarudi, Philadelphia na Laodikiya. Ubutumwa bwarabwirijwe hariya. Uyu munsi turaza kureba niba bugihari. Hanyuma burakomeza bugera mu Burayi, yaba Burayi bw'amajyaruguru, mbega bukwi Burayi bwose. Uburayi bwose ubutumwa bwagezeyo, za Suwede, za Norvege, muri Irlandi, mu Bwongereza, mu France. Mbega ubutumwa bwakwiriye ahantu hose mu bihugu by'Uburayi, mu Budage, mu Buholandi, n'ibindi bihugu, za Singapore, hari hose ubutumwa bwagezeyo. Hanyuma buza gukomeza bujya muri Amerika. Iriya Amerika yagize ububyutse mu 1700 habaye ububyutse bukomeye, burana byinshi bisohora muri iki gihe, yaba ibyiza n'iby'Imana babwiraga muri ibyo bihe, ndetse n'ibibi naby'Imana bivugaga babwira ko izabaho umugisha w'ibifatika by'isi, ariko benshi bazagoma bakayigomera.
abantu bubashye Imana ibagirira neza. Ikibazo nuko benshi basubizwa bagasoza bakora ibibi kandi barayubashye bakiri abakene. Amerika yabaye mu bubyutse bukomeye. Niba ubihakana uzasoma amateka uzabimenya byose, cyangwa se amateka y'itorero. Hanyuma ubutumwa burakomeza bugera muri Australia. Hariya hantu havugiwe ubutumwa bukomeye. N'ubu hariyo amadini abiri asa nk'akomeye. Idini Catholic ririyo rirakomeye cyane, ndetse n'abadivantiste bariyo benshi. Habaye ubutumwa hariya ku mugabane wa Oceania. Muri Australia havugiwe ubutumwa bwinshi. Reka tugaruke none muri Afurika. Tugiye kureba amateka y'intumwa uko zavuze ubutumwa. Afurika y'Amajyaruguru, hano za Algeria, za Djibouti, za Libya, muri ibihugu byose byo muri Afurika y'Amajyaruguru havugiwe ubutumwa, intumwa zarahageze zivuga ubutumwa bwiza. Noneho tureba abamisiyoneri bambutse bava mu bihugu by'Uburayi bakaza hano muri mu burasirazuba, muri Afurika yacu burasirazuba, hano mu bihugu by'uburasirazuba, mu karere k'ibiyaga bigari, za Tanzania, za Kongo, za Burundi, ndetse barambuka bagirana hano iwacu mu Rwanda. Hano hageze abamisiyoneri b'Abasweduwa, ndetse n'abaje gutangiza idini Gatolika hano. Ubutumwa hano bwarahavugiwe cyane. Ubutumwa bwageze hano mu Rwanda bwaravugizwe cyane. Ngira ngo tugiye kureba nk'ibihugu bisigaye hano muri Afurika bitaragiramo ubutumwa bwiza, wasanga bitanenga nk'ibihugu nibuza nibiki, reka ne kubitindamo, ariko nibike cyane. None reka turebe inshuti z'Imana. Pawulo avuze ko mbere yuko isagaruka nuko ubutumwa buzagira ku isi yose. Yesu yavuze ngo mbere yuko agaruka ubutumwa buzabanza bugere ku isi yose. Pawulo warongera avuga ngo kandi ikizaranga kajya kugaruka nuko abantu bazimura iyo mana. Bari barayakiriye, bakira Yesu, baramwizera, ariko kubera iterambere ndetse n'ibindi by'isi bitubona bituma abantu bimura Imana ibavamo. Kuyimura ni gute? Kuyimura nubwo buryo bwose, kuburira Imana umwanya, kuba bize, gushakisha ubuzima. Ugasanga bamwe barajya gukora ibyaha byinshi, ugasanga nibyo ngibyo nyine. Ubu tugiye kureba Palestina, tuzi ko muri Israel, ngira ngo murabizi Palestina nta mana iriyo. Muri Abanyapalestina intambara bahora barwanye n'Abayisraeli mu mazi iminsi mubibona. Muri Israel hari idini ryitwa Judaism, baracyasenga bayobowe n'aya mategeko ya Mose. Nyamara hari igihe ubutumwa bwavuzwe kandi abantu barabwakira. Uyu munsi Palestina n'Islam ihari gusa. Dukomeze mu bihugu bya Aziya, Pawulo yagiye ageramo hose. Tugenda muri hariya mu Burayi bw'Uburasirazuba, muri Turkiya uyu munsi murabizi ni Islam gusa hibereye. Ibihugu by'Abarabu havugiye ubutumwa, ariko benshi ni Abasilamu, kandi Abasilamu ntibemera Yesu. Tugaruke tujye mu bihugu by'Uburayi. Ubu kugeza aka kanya bari kugenda kuri ijambo ryitwa time is money. Igihe ni amafaranga. Buri wese arasiganwa n'ikintu cyitwa igihe, ashaka kwinjiza ifaranga. Ntabwo bashaka ko hari segonda ryagenda batiriza amafaranga. Kubw'iyo mpamvu buri wese yabaye busy imbere y'Imana. Uramubwira Imana shwi, nta nubwo bashaka ko umuntu ayibabwira. Niyo mpamvu udashaka ko n'umwana wawe wamwigisha Imana, no kukubona ufite Bibiliya bibi ntambara. Abantu insengero bazivuyemo ntibakizirimo. Ubama insengero nyinshi zahindutse alimentation. Abantu bose ubu bari bize, bubitse umutwe mu gushaka amafaranga. Barashakisha, bega bari kwishakisha nk'abayataye. Nta mwanya buri umuntu agifite wo guha Imana. Buri wese nta mwanya afite. Buri muntu wese ari gushakisha. Ibi byarahanuwe. Pawulo avuze ko bazimura Imana. Abantu bamaze kuyimura. Ubu inyota buri wese afite no kugira ngo arebe ko yabaho mu ruhande rw'umubiri. Nibyo. Ariko se uruhande rw'Imana rw'urusigende ko Imana ari ituma nabaho. Imana niyo iguha umugisha mu byo ukora. Kubera iki Imana utayiha umwanya? Imana ikeneye umwanya wawe mu buzima bwawe. Kuko kutagira Imana egare gupfa kandi uhagaze.
ibihugu byinshi by'i Burayi ubutumwa bwiza bumaze kuhashira, abantu insengero bazivuyemo, abantu bibereye mu gushakisha ubuzima. Ngaho aho Imana yarahimbutse isigaranye bake. Dukomeze hano muri Afurika yacu, tujye muri Afurika y'Amajyaruguru, hano za Libya, za Djibouti, za Algeria, mbega bino bihugu byose bya Afurika y'Amajyaruguru ni Isilamu gusa ihari, kandi intumwa zarahageze zivuga ubutumwa bwiza. Mwumve namwe, urumva ko bimuye Imana. Reka tuze mu karere k'ibiyaga bigari, hano iwacu Afurika y'Uburasirazuba, ubutumwa bwahavugiwe n'abantu ukuntu bakizwaga kera, ukuntu basengaga, ukuntu bubahaga Imana, bimaze gushira. Na benshi bahari byabaye ambiance, ntukwinezeza, kuko impamvu urareba imbuto abantu bera, ukibaza ese uyu muntu yamenye Imana? Ubu ijambo ry'Imana rimaze gucurikwa, bamwe barigisha mu marangamutima yabo kumva babishaka, babwira abantu ubuntu ko muri Yesu byarangiye, nta kindi dusabwa. Abantu bari kurushaho kugusaya mu byaha. Abandi nabo babaye babwenge bw'isi, nkuko Daniel yabihanuye ngo minsi imere ko ubwenge bwa benshi buzagwira. Abantu bigize abanyabwenge bose ko basobanukiye ibintu by'Imana. Umuntu uramubwira Yesu akakwereka ko amukurusha. Ibi byose ni ibyahanuwe. None mwumve, ubu uyu munsi twitegereje tubona ko ubutumwa bwageze ku isi yose. Ibihugu bitarageramo ni bya bihugu abantu bakiba mu mashyamba, bakigira nibo bantu batari bumviye Imana. Ari niyo mpamvu Imana ihagurutsa abamisiyoneri, igahagurutsa abakozi bayo bakajyana ubutumwa bwiza bakabubashyira, kuko Yesu yavuze ngo nibumara kubwirwa isi yose, ubutumwa bwiza bugeze ku mpera y'isi, ngo nibwo azahera akagaruke. Tubonye ko ibihugu byose mu migabane 5 igize isi ituweho n'abantu, kuko hinyuye haje hindi ibiri, ariko iyo ngiyo ibiri yo nta bantu bayituyeho, 5 nituweho abantu. Tubonye ko buri mugabane ubutumwa bwagezeho. Ahubwo none bari bayitunze, duhere mu bisekuruza byacu nibuza nka 5 cyangwa nka 5 nibuza, cyangwa nko mu bisekuruza byabayeho nko mu kinyejana nibuza, kuva mu kinyejana cya 15 kuzamuka. Icyo gihe hagiye ububyutse mu bihugu bitandukanye mu migabane igize isi. Ariko uyu munsi kuva mu 1900 twinjiye mu kinyejana cya 20, ivuga butumwa ryatangiye gupfa, ritangira kuzamo ibintu byinshi. Abantu bigira abanyabwenge, iterambere ry'isi riraza. Kujijuka kw'abantu niko kwabatiye kwimura Imana. Kubera umuvuduko mw'ishuri mw'isi, iterambere kaba ari muri yihuta cyane. Niyo mpamvu kugeza iki gihe abantu kugira ngo bashake Imana birabagoye. Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2:3 kugeza ku 5, agaragaza ibizaranga abantu muri icyo gihe bizaba biri mu bantu. Yaramubwiye ngo Timoteyo, umenye ko mu minsi imere ko azaza ibihe birushya. Ibihe rero ni ibihe birushya, niki kizaranga ibyo bihe birushya? Yaravuze ngo ikizabiranga niki? Abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabe, badakunda nababo, batuzura, babeshyana, batirinda, bagira urugomo, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibaneza, bakunda Imana, bafite ishokwera, ariko bakana imbaraga zabo. Aramubwira ngo bameze batyo batera umugongo. Ibi bintu nibyo dusohoyemo, abantu bakunze impiya, barikakaza, barirarira. Ibi tuzabigaruka turimo kureba noneho rero ibi bintu neza buri kantu kose. Hanyuma wowe wumvisha ubutumwa bwiza, utekereje iki kuri ibi bintu? Urumva ukwiye gukora iki mu gihe wumva aho tugeze? Niki wakora urimo kumva neza ubuhanuzi niki wumva ugiye gukora? Ikintu nagusaba nuko niba utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, cyamuzanye mu isi ni wowe yashakaga, yarapfuye arazuka, mwakire, umwizere, ayobore ubugingo bwawe. Wowe wasubiye inyuma, warukijijwe, ariko none muri iyi minsi warananiwe, watangiye ukijijwe neza, wubaha Imana, uyoborwa n'ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi wabifashe nk'ibintu bisanzwe. Reka nkubwire nti ongera ugarukire Yesu. Nawe warutangiye gusa nkaho ucogora, ntabwo iki ari igihe cyo gucogora, ahubwo ni igihe cyo kurushaho kwegera Imana. Yesu ageze aha ngaha arimo kureba ibihe ukuntu bizaba bikomeye. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 18 murongo wa 1,
ngo yigishije abigishwa be, ariko natwe reka kutubwira ngo abacura umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Ariko ageze ku murongo wa 8 aravuga ngo ariko umwana w'umuntu nagaruka, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? We nk'Imana izi byose, ireba byose, yarebaga ibi bihe tuzatambukamo, habona ko abantu benshi bari barizeye Imana, kwizera kuzaba namukamo kuko abashiramo, abantu bakizera iby'isi, bakizera abandi bantu, bakizera izindi mbaraga z'isi n'imbaraga z'ubwenge bw'isi n'ubushobozi bwabo bafite bw'umubiri, ariko kwizera Imana byarashize nta bigihari. Aravuga ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? Reka nkubwire wowe warudukurikiye, wongera wizere Yesu, wongere wakira imbaraga z'Imana muri wowe, garuka mu bihe byiza. Nawe utarakizwa, tukuzaniye Yesu, akira Yesu mwami mukiza w'ubugingo bwawe. Twa turimo gusobanura ibyiriya nyamaswa yasabye ko harimo igishushanyo ikagiye guha umwuka, igishushanyo turakivuze. Turi kongera kureba ibindi bigaragaza ko isi igeze ku iherezo. Tuvuze ku butumwa bwiza, tubonye ko bwageze ku isi yose. Hanyuma tureba n'uburyo abantu bazimura Imana. Tubonye ko mu bihugu byose, mu migabane yose ubutumwa bwagezeyo, mu bihugu, mu migabane yose ubutumwa bwarahageze, nubwo hari ibihugu bike muri Afurika bitaragiramo ubutumwa, ariko hose bwarahageze, ahubwo abantu barayimura. Kandi Yesu avuga ko icyo ni kimenyetso, Pawulo avuze ko ari cyo kimenyetso kizaranga ko isi igeze ku iherezo. Imana igufashe, nanjye mfashe, iduha imbaraga tubashe gutambuka muri ibi bihe. Reka dusenge. Mwami Yesu, wowe waremye byose, wowe uzi byose, umenya ibyo mu itangiriro, ukamenya ibyo hagati, ukamenya n'ibyo ku iherezo. Ibi bihe warabibonye kuko ari nawe wabiremye, ubona kuntu abantu bazabibamo bizabagora kukubaha. Ariko wongeye gutanga n'isezerano ko mu minsi y'imperuka uzasohoka umwuka wera. Rushaho kwimenyekanisha mu bantu batarakumenya, kuko tubona ko isi igeze ku iherezo. Fasha uyu mugabo warukurikiye ubutumwa bwiza, fasha uyu musore, fasha uyu mubyeyi, fasha umuntu wese wakurikiye izi nyigisho kukwegera no kukwizera. Uwarushizemo kwizera arushaho kukwizera. Turagushimiye mwami kuko uri kumwe natwe, kandi ugiriye neza buri wese, kandi ukaba ukomeje kutwungura ubwenge no kudukangura, twereka ibihe n'iminsi. Tubyamuje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, turabashimiye umwanya wanyu mufata mwumva ijambo ry'Imana. Hanyuma sangiza abantu ubu butumwa niba ufashijwe, kandi ubabwire bakore subscribe kuri AYALONI TV, bakomeze bumva ubutumwa bwiza. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, amen.